Iyi ni inkuru idasanzwe y'urukundo rwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame. Iyi nkuru itandukanye n'izindi zose baba barumvise, kuko uretse kuba ari abantu badasanzwe, uburyo bahuyemo nabwo ni busanzwe. Abo bombi banyuze mu bihe bikomeye nyuma yo kumenyana ndetse no gushinga urugo. Ariko mu buryo bw'igitangaza ibyo byose barabirenze, ndetse kugeza uyu munsi bakomeje kwesa imihigo bagiye bahiga mu bihe bitandukanye. Mbere yuko twinjira mu mateka ya bombi kuva bakiri bato kugeza bahuye bakamenyana, bakarambagizanya ndetse bakaza no kurushinga, reka mbanze nkwibutse ibi bihe. Ayo ni amwe mu mashusho ateye ubwuzu atajya asibama mu mitwe y'Abanyarwanda bakunda uyu muryango byayobuje. Amwe muri aya mashusho agaragaramo abuzukuru b'uyu muryango wa mbere mu gihugu, ni abana ba Ange Kagame, akaba umukobwa umwe rukumbi wabyawe n'aba bombi, ndetse akaba yarashakanye na Bertrand Ndengeyingoma ku wa 6 Nyakanga mu mwaka wa 2019. Uyu rero yaje kubyarira uyu muryango abuzukuru babiri b'abakobwa, ndetse mu buryo bw'igitangaza abuzukuru ba Kagame nubwo atari impanga bahuje itariki y'amavuko. Bivuze ko bombi bavutse ku wa 19 Nyakanga, ariko barutana imyaka 2 yuzuye neza, kuko umukuru yavutse muri 2020 undi avuka muri 2022. Nta gushidikanya Perezida Kagame akunda umuryango we nk'uko akunze kubivuga, gusa si ukubivuga gusa ahubwo biranigaragaza. Ariko se mbere yuko ahura n'umufasha we Jeannette ngo bakuye umuryango yari mu ntoki? None se Jeannette we mbere yuko ahura na Kagame yari mu ntoki? Yari abaye hate? Ese hari urundi rukundo yaba yarigeze agira mbere yuko bahura? Ahubwo se bahuye bate? Iyi nkuru y'urukundo ishobora kuba irenze izindi zose wumvise. Ngaho utira agatebe wongere volume maze nanjye nyikubarire nyihereye muzi. Byinshi mu bigize iyi nkuru wabisoma mu gitabo cyitwa A Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It, cyanditswe na Stephen Kinza, ndetse n'icyitwa Kagame Conversations with the President of Rwanda, cyanditswe na François Soda. Nge tugiye kubana nitwa Aniki. Ngaho kanda like kuri iyi video, kandi niba ari ubwa mbere ugeze aha wibuke gukora subscribe kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abakunda ibyegeranyo byiza tubagezaho hano ku Isomero. Ubuzima bwa Madamu Jeannette Kagame butangira mu gihugu cy'u Burundi ahitwa Ngozi. Hari ku wa 10 Kanama mu mwaka w'1962 ubwo Murefu Leonard na Mukayiranga Konsesa bibarukaga umwana w'umukobwa bamwita Jeannette Nyiramongi. Aha hari nyuma y'igihe gito u Rwanda rubonye ubwigenge. Kuba yaravukiye mu mahanga ntabwo byari amahitamo ye cyangwa y'ababyeyi be, ahubwo byatewe n'ibihe bibi igihugu cyari kimazemo igihe bijyanye n'ivangura ry'amoko. Byari byaratumye bamwe mu Banyarwanda bahungira mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Ibijyanye no gukura mu buhungiro abihuraho na Perezida Paul Kagame. Ibyo nabyo turabigarukaho muri iki kiganiro. Nyuma yo kuvukira i Burundi ni nawe yaje gutangira amashuri, ndetse nyuma aza no kuyakomereza mu gihugu cya Kenya. Mu mwaka w'1988 ubwo Kagame yari afite imyaka ikabakaba 31, ndetse akaba ari umusirikare ukomeye mu butasi bwa Uganda, yaricaye yitekerezaho maze asanga akwiye gushaka umugore akava mu bugaragu. Icyo gihe ntibyari byoroshye na gato, kuko nta mukunzi yari afite, ndetse rwose biranashoboka ko atari yarabonye umwanya wo kurambagiza nk'abandi basore, kuko yari yarahariye umwanya w'akazi yakoraga k'igisirikare, ndetse n'umugambi wari uri gutegurwa wo kuza kubohora igihugu. Paul Kagame yegera umuryango we ababwira ku gitekerezo yari afite cyo gushinga urugo, maze umwe mu bagize umuryango we amubwira ko icyo kibazo agifitiye igisubizo. Ubwo nibwo Paul Kagame bamurangiye umukobwa mwiza wize, kandi ikirenzeho akaba n'umunyarwandakazi ufite imico myiza. Icyo gihe Jeannette Nyiramongi ntiyari akibana n'ababyeyi be, kuko yari yarabonye akazi i Nairobi muri Kenya. Ibi birumvikana, Paul Kagame yagombaga kujya muri Kenya akajya kurambagiza urukundo rwe. Ariko nanone ntibyari bigiye kumworohera, kuko nk'umusirikare ukomeye mu gihugu kandi wari ukuriye ubutasi bw'igihugu, ntiyari gusohoka mu gihugu ngo ajye mu kindi muri gahunda ze bwite nk'aho ari ibintu bisanzwe. Gusa nanone nk'umugabo uzi icyo ashaka kandi akamenya no kugiharanira, yashatse uko abigenza, maze ajyana n'uwagombaga kubahuza berekeza i Nairobi guhura na Jeannette. Uretse ibyo yari yarumvise kuri Jeannette, nta kindi kintu yari amuziho. Byarashobokaga cyane ko yari kumubona agasanga atari umukobwa uhuye n'inzozi ze, ariko kubw'amahire siko byagenze, kuko abo bombi bagihura bahise bashimana. Mbese biba nka bya bindi ngo love at first sight, cyangwa se gukunda umuntu ukimubona bwa mbere. Noneho biba akarusho ubwo Jeannette Nyiramongi yaganiraga na Paul Kagame, akumva gahunda bari bafite yo kuza mu Rwanda bagakuraho ubuyobozi bubi bwatezaga inzangano hagati y'Abanyarwanda, maze bagashyiraho leta y'ubumwe.
Ariko reka dusubire inyuma gato, hari akantu nari nakubwiye. Ubwo Kagame na mugenzi we binjiraga mu nzu kwa Jeannette, amateka avuga ko Jeannette hari uwari wamwongoreye ko Kagame agenzwa no kumurambagiza. Byumvikane ko nawe nk'umukobwa wari ugejeje igihe cyo gushinga urugo, yagombaga kwitegura abashyitsi b'imena, akabatekera ibiryo byiza byo kubazimanira. Gusa igitangaje, ibiryo yabazimaniye ngo Paul Kagame yanze kubirya. Jeannette yumvise adatuje, akomeza gutekereza cyane. Niko kwibuka ko mu muco nyarwanda ntawe wazimanira amata ngo ayange. Niko guhita amuzanira igikombe cy'amata. Kubw'amahire, Paul Kagame nawe acyakirana urugwiro, maze bakomeza kuganira. Ibiganiro birangiye, Kagame nk'umusore wari ufite gahunda ndetse yishimiye imyitwarire ya Jeannette, yavuze ko bitarangirira aho, maze ajyana nimero ya Jeannette batangira kujya bavugana kuri telefone. Gusa nta n'umwe wari uzi ikizakurikiraho, kuko nta n'uwatekerezaga ko mu myaka mike bari bagiye gushinga umuryango uzaba ukomeye mu gihugu nk'uko bimeze uyu munsi. Mu biganiro by'aba bombi kuri telefone, baganiraga cyane cyane kuri gahunda RPF yari ifite yo kubohora igihugu, kuko byari ibintu Jeannette nawe yarashyigikiye cyane. Ariko nanone bagacishamo bakaganira iby'ubuzima bwabo bwite, cyane ko bari bari kurambagizanya. Maze kera kabaye, Paul Kagame aza kubwira Jeannette ko amukunda, ndetse ko yifuza ko yamubera urubavu nawe akamubera umugabo. Ayo magambo akomeye Jeannette yayakiranye ubwuzu, bihuza nuko nawe yari ari mu rukundo, maze nawe aramusubiza ati cyane rwose bibe bityo. Bidatinze, Paul Kagame yaje kwifuza ko bongera guhura, ariko bagira igitekerezo cy'uko aho guhurira muri Kenya, Jeannette nawe yazaza muri Uganda bakaba ariho bahurira. Ibi Jeannette yabyemeye atazuyaje, ndetse muri uko kumusura ni nabwo Paul Kagame yahise amusaba ko yazamubera umugore. Ku wa 10 z'ukwa gatandatu mu mwaka w'1989 nibwo habaye ibirori bidasanzwe. Ibirori by'ubukwe bwa Paul Kagame wari umusirikare ukomeye mu gihugu cya Uganda na Jeannette Nyiramongi, wahise yitwa Jeannette Kagame guhera ubwo, maze batangira chapitre nshya y'ubuzima bwabo. Nyuma y'ubukwe aba bombi bahise bajya gutura muri Amerika, kuko ariho Paul Kagame yari agiye gukomereza amashuri. Aha ariko ntibari bagiye kuhatinda, kuko nyuma y'igihe gito cyane ubwo ingabo za RPA zatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu, Fred Gisa Rwigema wari uyoboye urugamba ndetse akaba ari n'inshuti magara y'uyu muryango, yahise yicirwa ku rugamba. Maze biba ngombwa ko Paul Kagame agaruka igitaraganya, agakomeza kuyobora urugamba ndetse agasubiza icyizere mu mitima y'abasirikare bari bashegeshwe bikomeye n'urupfu rw'umuyobozi wabo. Ubwo Kagame yamenyaga iby'urupfu rwa Fred Rwigema, ntabwo yahise abibwira umugore we, kuko atashakaga kumukura umutima, cyane ko yari atwite umwana wabo w'imfura. Ndetse ngo Jeannette yanakomezaga kwitegereza umugabo we akabona adatuje, niko kumubaza ati ni ikihe kibazo ufite? Undi nawe akomeza kumuhisha, amubwira ko nta kibazo na kimwe afite. Mu rwego rwo kugira ngo umugambi wo kubohora igihugu no gucyura impunzi zari zimaze igihe kinini mu mahanga yari yarateguranye n'inshuti ye Fred Rwigema udahagarara, Kagame yafashe umwanzuro wo kohereza umugore we mu Bubiligi kwa mushiki we, maze nawe afata urugendo rwari rugiye guhindura ibintu byose, yerekeza mu Rwanda. Muri cya gitabo nakubwiye haruguru, Paul Kagame yaravuze ati tukiva muri Amerika nafashije madamu ukura indege imujyana mu Bubiligi, aho yagombaga gusanga mushiki wanjye. Naramubwiye nti uragira urugendo rwiza kandi uraza kumera neza, reka ngende nanjye tuzongera tubonane. Akomeza agira ati ubwo nasubiraga aho twari imbere, nasanze yibagiwe isakoshi yarimo ibyangombwa byose. Narabifashe maze nsubira inyuma kubimuha. Ahangaha twese twari dufite amarangamutima akomeye, kandi nta wari uzi igihe tuzongera kubonanira. Yari atwite kandi yari agiye kwisigarana. Nanjye ku giti cyanjye nari naramaze kwiyakira ko nshobora kutazongera kubonana nawe. Agahinda karanyishe, ariko nibuka umuvandimwe nari narabuze, narikomeje numva ko ngomba kubikora. Icyo gihe nubwo Kagame yanze kwerera umugore we ko agiye ku rugamba, byaragaragaraga ko agiye gukora ikintu gikomeye, kuko gusezera umugore wameze uko ntabwo byari byoroshye na gato. Ubwo yamusezeraga ku birahure by'indege, yarimo asengera mu mutima agira ati Mana uzamfashirize umugore yibaruke neza. Amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ntabwo turi buyagarukeho cyane, ariko icyo nakubwira ni uko intego ya RPA yaje kugerwaho, maze ku wa 4 Nyakanga mu mwaka w'1994 ingabo za RPA zibohora igihugu ndetse zinahagarika jenoside yakorewe abatutsi. Kuva ubwo hatangira urugamba rwo kongera kubaka igihugu. Dusubiye inyuma gato, muri icyo gihe cy'urugamba nibwo perezida yaje kwerera madamu we, amubwira ko yasubiye mu Rwanda gusohoza umugambi bari bariyemeje, ndetse anamubwira iby'urupfu rw'inshuti yabo magara. Muri ibyo bikorwa byose, Jeannette Kagame yakomeje gushyigikira umugabo we, ndetse aza no kwibaruka imfura yabo bayita Ivan Cyomoro Kagame.
muribuka ubwo Perezida Kagame yaganiraga n'aba content creator ku murindi w'intwari maze akabaganira uburyo Ivan Kagame bajyaga bamuzanira aho yabaga mu gihe cy'urugamba. Ni inkuru yanyuze buri wese wayumvise kuko igaragaza uburyo uyu mwana wari ufite imyaka itarenga 3 yakundaga papa we cyane ndetse akaba atarakangwaga n'ibihe bikomeye by'urugamba bari barimo muri icyo gihe. Uyu munsi umuryango wa Perezida Paul Kagame ufite abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, ndetse uyu mukobwa akaba aranababyariye abuzukuru 2 nk'uko twabigarutseho. Ni umuryango ukunzwe ndetse w'icyitegererezo ku banyarwanda bose, dore ko Perezida Paul Kagame ari umugabo ukunda umuryango we ndetse akaba atajya ababurira umwanya nubwo rwose aba afite inshingano zikomeye zo kuyobora igihugu. Ikindi kandi ni umubyeyi mwiza uzi kurera abana be neza, dore ko abana be bose ari nta makemwa ndetse bakaba bariyemeje gukorera ndetse no guteza imbere igihugu cyabo cy'u Rwanda. Dore bimwe mu bintu by'ingenzi ukwiye kumenya byaranze ubuzima bwa Madamu Jeannette Kagame ndetse n'ibikorwa bitandukanye yagiye akora mu rugamba rwo kubaka u Rwanda twifuza. Jeannette Kagame akunda kunywa amata ndetse akunda kurya isombe. Imwe mu mpamvu akunda amata cyane ngo nuko ari kimwe mu byamuhuje n'umugabo we nk'uko nabikubwiye. Mu bijyanye n'imikino akunda umukino wa football ndetse n'uwa basketball. Kwa 22 Mata mu mwaka w'2000 nibwo Jeannette Kagame yiswe First Lady cyangwa se umugore wa mbere mu gihugu ku nshuro ya mbere. Ibi bivuze ko aribwo Paul Kagame yarabaye perezida wa Repubulika, kuko mbere yaho kuva ku wa 19 Nyakanga mu mwaka w'1994 yari vice perezida ndetse akaba na minisitiri w'ingabo mu gihugu. Mu mwaka w'2002 nibwo Madamu Jeannette Kagame yashinze umuryango w'Imbuto Foundation anabereye umuyobozi kugeza ubu. Uyu muryango wagize uruhare rukomeye mu gushyira imbaraga mu buzima n'uburezi mu Rwanda, by'umwihariko ku bana b'abakobwa batishoboye. Ikindi wamenya kandi nuko ari umuyobozi wa Unity Club ndetse n'umwe mu bagize inama z'ubutegetsi z'imiryango igiye itandukanye iharanira ubuzima bwiza, uburezi ndetse n'uburenganzira bw'abantu b'ingeri zitandukanye, cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika. Ushobora kwibaza uti ese Jeannette Kagame yize ibijyanye n'iki? Mu kugusubiza nakubwira ko nyakubahwa Jeannette Kagame afite impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu n'icungamutungo, ndetse muri 2010 yabonye impamyabumenyi y'icyubahiro y'ikirenga yahawe na kaminuza ya Gikristo ya Oklahoma kubera uruhare yagize mu kurwanya virusi itera sida n'ubukene. Ibyinshi kandi yakoze ndetse mu bihe bitandukanye yagiye ahabwa ibihembo byo gushimira uruhare yagiye agira mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere imibereho myiza. Niba umukunda ukomeze umukunde kuko nanjye ndamukunda. Naho kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame, guhitamo Jeannette Kagame ngo amubere umufasha ni umwe mu myanzuro myiza ndetse y'indashyikirwa yafashe mu buzima bwe. Nawe wumvise iki kiganiro tukaba tugeranye ku musozo, ndagushimiye cyane. Ngaho tubwira ikintu ukundira uyu muryango muri comment. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.